twebwe icyo gihe cyatubereye nk'imyaka 100. Ndibuka umudamu yararagarira avuga ati Mana wampaye urubyaro, nkabireba nkababara. Icyo gihe rero niyo yaba umunsi umwe ubibona nkaho hari igihe kirekire cyane. Rero umunsi Imana yaduteye iteka, niko abarundi bavuga, ikaduha urubyaro mu buryo bumeze kuriya kandi byari byaranze, twarasenze, nibwo navuze Mana menye neza yuko unkunda. Niyo mpamvu nanjye nta kindi kintu nakwitura usibye kugukorera. Yes ashimwe, nk'uko mubimenyereye ni Kamba Calvary TV, tubategura ibintu byinshi cyane bifasha mu buryo bwo mu mubiri ndetse no mu buryo bwo mu mwuka. Uyu munsi rero turi ahantu bita i Rubavu kubera yuko twaje gusura umusore bita Aranakarabibwira w'umuproducer ukora indirimbo zihimbaza no kuramya Imana. Niyo mpamvu rero tugira ngo tuganire nawe atubwire ukuntu abona umurimo w'Imana mu bijyanye no gukora sound. Murakoze, katugende twinjiremo. Karibu. Urakomeye cyane. Twe turi Kamba Calvary TV, reka twinjire kugira dukorane ikiganiro. Karibu. Kaze bene data. Twebwe turi Kamba Calvary TV, ni channel ikorera kuri YouTube. Ifite abakunzi bayo, ifite abayikurikirana. Twavuze rero teka tukugereho kuko twaje kumenya yuko hari abantu benshi bafite Imana ariko bibwira yuko mu gukorera Imana impano zabo batazikoresha, ahubwo bakwiye kujya bazikoresha mu byo kwishimisha mu mubiri. Ariko we wararebye uravuga ngo reka mwubahishe Imana. Watangira rero twibwira amazina, ukatubwira niba wubatse, aho usengera, cyabiguteye. Amen. Murakoze. Mbere na mbere tubaye karibu iwacu. Hano ni muri studio Hope Record. Ngewe nitwa Ndagijimana Peter, nkaba nubatse, mfite abana 3 b'impanga. Ngira ngo yendi yo nkuru mwarayumvise, twabyaye abana 4, nuko umwe yaje kwitaba Imana, ariko abandi 3 baracyariho. Ubu ngubu bujuje imyaka 3 n'igice. Rero turashima Imana ko yadukoreye ibitangaza mu buzima bwacu na n'uyu munsi. Nayo mpamvu wambarije uti mbese bamwe bakoresha impano zabo mu bundi buryo mu kwishimisha, ariko twebwe ibyo si ukuvuga ko tutabinyuzemo, ariko twasanze icyo Imana yaturemeye cy'ingenzi ari ukuyikorera, ari ukuyihimbaza, ari ukuyishimisha ibyo dufite byose. Hari umuntu uvuga ati Imana nta kintu naguha usibye umutima wanjye. Rero nta kindi twabonye twaha Imana usibye kuyihereza ku bitangaza yadukoreye, kugira ngo wenda turaza kubivugaho. Murakoze. Murakoze cyane. Nk'uko mubyumva, producer Peter afite umuryango, ni umuntu w'umugabo, ibintu akora arabizi, ntagakina. Burya iyo umuntu ageze aho abyara aba yakoze. Nagira rero mubaze producer, niki cyaguteye kumva wavuga ati ngewe reka ne gukora nk'izisi? Tuzi ko iby'isi bajya bavuga ngo nibyo birimo amafaranga, ukavuga ati nge niyeguriye Imana, impano yanjye ngiye kuyikoresha mu gukora indirimbo zihimbaza Imana. Niki cyabiguteye? Mu by'ukuri aka kazi nagatangiye ahagana muri 2003. Ni ukuvuga nkamazemo igihe kirekire. Nagize amahirwe yo guhura n'abantu benshi. Mbere nakoraga mu studio atandukanye, nakoze muri studio yitwa Narrow Road, ikoramo Pastor P, kugira ngo twarakoranye n'abavandimwe. Nanone nkora no muri studio yitwa Top 5 mu Ruhengeri, nsangamo uwitwa Mastora, n'abantu twakoranye. Ariko mu by'ukuri ndashima Imana yuko
twabanye neza n'abo bantu, ariko ntabwo byankundiye yuko nkomeza muri sekira. Buriya buri muntu agira umuhamagaro we. Yes, hari igihe ushobora kujya mu bintu ugasanga uri kubyihatamo, hari ikindi kintu Imana yaguteguriye. Ndibuka nta mezi 2 ashize ntangiye kubwiriza. Umunsi wa mbere natangiye kubwiriza nibwo numvise umutima wanjye wishimye, ndavuga hari ikintu nari naribagiwe nashize iruhande kandi aricyo kinezeza umutima wanjye. Numva ndaruhutse, nicuza ibintu byose nakoze, umwanya nataye mu by'isi, numva ndababaye, ariko nanone nshima Imana kuko Imana niyo yabikoze. Imana niyo ibizi igihe runaka uzakoreramo ikintu kubw'impamvu yayo bwite. Rero nahisemo gukorera Imana, nahisemo kuramya Imana no kuyihimbaza kuko nasanze ari Imana yandemeye. Ibyo ngibyo ikimenyetso cyabimpaye nuko twamaze igihe tutabyara, igihe kingana na hafi imyaka 3. Bamwe bajya bavuga ngo ni igihe gitoya, ngo hari abandi bamaze ngo imyaka 10. Nibyo, kandi nabo Imana izabagirire neza. Ariko twebwe icyo gihe cyatubereye nk'imyaka 100. Ndibuka umudamu yararagarira avuga ati Imana wampaye urubyaro, nkabireba nkababara. Icyo gihe rero niyo yaba umunsi umwe ubibona nkaho hari igihe kirekire cyane. Rero umunsi Imana yaduteye iteka, niko abarundi bavuga, ikaduha urubyaro mu buryo bumeze kuriya kandi byari byaranze, twarasenze, nibwo navuze Mana menye neza yuko unkunda. Niyo mpamvu nanjye nta kindi kintu nakwitura usibye kugukorera. Si ukuvuga ko ntayikoreraga, ariko nayikoreraga. Nacurangaga mu rusengero, nacuranze mu rusengero nyinshi i Butare, Kigali, hano muri Gisenyi, ariko umutima udahari. Uzi gucuranga cyangwa se ukaririmba. Ejo bundi nibwo nari ndi gukorera abaririmbyi muri korali, bamwe barambwira ngo twebwe iyo turirimba ngo ni nkaho tuba turi kwakitinga mu rusengero. Nanjye muri icyo gihe nabaga ndi nko kwakitinga gusa. Ariko iyo Imana igutereye iteka ikaguhishurira, ujya usanga umurimo wayo ntabwo ari kwakitinga. Haleluya! Umurimo w'Imana ni ikintu gikomeye cyane, ni ubuzima twari dukwiriye kubamo. Kuyiramya no kuyihimbaza nicyo yaturemeye. Niko Rick Warren yanditse mu gitabo kiriya cyitwa ubuzima bufite intego. None producer, nakubaza, ese twebwe tumenyereye amatorero y'umwuka, hamwe umuntu aza akakubwira ati Imana irambwiye ngo kora uku, genza uku, fata uku. Ese wari ikintu Imana abikubwiye ikubwira ati uyu muhamagaro wawukore bigenze nk'uko Imana ikavuga ati ndaguhishuriye? Wowe Imana yigeze yabikubwiraho? Mu by'ukuri Imana yabimbwiyeho kenshi, ariko urabona twe nakuriye ahantu hafi y'itorero rya ADEPR. Ni ahantu habaga abahanuzi, bakaza bakaguhanurira, ariko ukavuga ati aba bantu ntabwo ari bazima. Kuko iyo uri muri mood y'isi uba utandukanye n'abari muri mood y'Imana. Bamwe babona abandi ari abasazi, nanjye niko nababonaga. Ukavuga ati uzavamo umukozi w'Imana, nkavuga biciye muri iyi nzira. Numvaga mu mutwe wanjye nta n'imirongo nk'itanu ya Bibiliya irimo, utangira ko ni myinshi nk'ibiri ntayirimo. Nkavuga nzaba umukozi w'Imana gute, nzabwiriza ubutumwa gute, numva bitandimo mbese. Ariko nyamara Imana iyo yaguteguye irabanza ikakunyuza muri byinshi, ikakunyuza mu bigeragezo byinshi kugira ngo igutegure. Nibazaga mu rusengero igihe nicaraga numvaga ubuhamya bw'abantu, nkavuga ati ubuhamya burakomeye, ariko njye nakwireba numva nta buhamya mfite. Avuga se ngiye imbere y'abantu nababwira iki ko nta buhamya? Ariko uyu munsi ndabufite kuko nabanje kunyura mu bikomeye, nabanje guca mu kabari, nabanje guca mu magwate, nabanje kunyura mu kurwana, mu ntonganya. Aho niho nagiye niga
nanjye ngira ubuhamya yewe no guterwa n'abadayimoni natewe nabo gutya ku mugaragaro. Bo benshi ntabwo babyumva ngo abadayimoni nimba bene data Satani ariho, ujye umenya ko n'abadayimoni bariho, kandi nimba abadayimoni bariho na Satani akabaho, ujye umenya ko n'Imana iriho. Abenshi bajya bavuga Satani ntabwo ariho, iyo wavuze ko Satani atariho ni ukuvuga n'Imana ntayiriho. Rero nize byinshi, uyu munsi nibwo numva ko byagize akamaro guca mu byo naciyemo, kuko Imana yakomeje kunyubaka mu nyigisho zayo, bituma ndushaho gukomera. none producer nakubaza, ari ijambo ukoresheje ruguru uravuga ngo iyo wabaga ucurangira Imana mbere wabaga umeze nk'umuntu uri kwakitinga, n'abaririmbyi bakubwira ngo wabaga wumva baririmba bumva nabo barimo bakitinga. Ese muri icyo gihe iyo wumvaga, mbega iyo witekerezagaho, n'ubu bishoboke ko hari undi muntu uri muri icyo gihe nk'icyo wari urimo, nawe uririmbira Imana yumva yakitinga, ucuranga, uhanura, iyo watekerezaga ku Mana n'iki cya mbere bakagukura, n'iki wumvaga bitewe no kumenya Imana nyamana, ukaba uri gukora ibusanye n'ubushake bwayo kandi ukajya mu murimo wayo, wumvaga umeze uti? Bo reka yenda abaririmbyi twabiganiraho yuko barimo kwakitinga, nabo nakoreye muri iyi minsi, nabiki gihe ntabwo ari mu gihe cya kera. Ni ukuvuga baravugaga ngo donc nako barambwiye ngo twebwe iyo tuhagaze imbere y'Imana turirimba mu rusengero ni nkaho tuba turi kwakitinga. Bishatse kuvuga dukora ibyo tutumva neza, urumva? Ni ukuvuga hari benshi bakora umurimo w'Imana bitabarimo, ari ukugira swata abantu babarebe, cyangwa se afite icyo agamije mu itorero, indamu afitemo. Ntabwo bivuze abaririmbyi, ntabwo bivuze abahanuzi gusa, n'abapasiteri benshi, mubwiza ukuri, n'abapasiteri benshi nabo abenshi bakorera indamu. Uzabona bakeya ku ijana nibo bakorera Imana nyakuri babikuye ku mutima. Rero uko kwakitinga nibyo twakuriyemo, tubona abandi mu itorero ariko bimeze, yewe tukumva Yesu, izina Yesu rigacamo, rikanyura mu gutwi, rigahinguka mu kundi, ntusobanukirwe Yesu ninde. Muri iyi minsi nibwo natangiye kumusobanukirwa, numva kuba utamufite muri wowe ari ikibazo. Ni handi usanga abantu benshi basenga mu rusengero bavuga ngo mu izina rya Yesu, akavuga mu izina rya Yesu ntihagire igikoreka. Kubera iki? Uwo Yesu ari ku rurimi gusa, ntabwo ari mu mutima. Rero icyo nasobanukiwe cyane ni uko dukwiriye kugira Yesu mu mutima kurusha uko twamuvugisha akanwa kacu. Iryo ni ijambo rikomeye, ati dukwiye kugira Yesu mu mutima kuva avuye ku kanwa. None se producer, iyi studio yitwa gute? Iyi studio yitwa Hope Records. Hope Record. Yeah. Ni iki cyaguteye guhitamo ijambo Hope? Ndibuka icyo gihe navaga i Butare, nari ntuye i Butare muri 2004 gutyo. Nari ntuye i Butare, ndimo kuva i Butare, nibwo natekereje ndavuga ati ese wazashinga studio, numva ndabikunze. Nibwo nahise ntekereza ijambo nakwita studio yanjye muri ndeba hanze, kwa kundi imodoka ibiri kugenda mu muhanda, ndebye hanze mbona ibiti kuntu bimeze neza, urabona mu bice bya Ruhengeri haba hari ibiti bitoshye. Ndavuga ibara ry'icyatsi ubundi risobanura ibyiringiro, hope. Ndavuga studio yanjye nzayita Hope Records. Rero nibwo nahise mfata decision yo kuyita iryo zina, na n'uyu munsi ntabwo nigeze ndihindura. Tugana ku musozo, producer, iyo urebye ubuzima bwawe ukora muri Sekira, ndavuga mu buryo buri financially, uburyo bw'amafaranga, ukareba no mu buryo bwo muri gospel, ubona warateye imbere cyangwa wasubiye inyuma? Amen. Reka mbabwire, ijambo ry'Imana riravuga ngo amahoro Yesu atanga ngo nta muvumo uyaherekeza. Sinzi ni kado Imana itanga. Ikindi Yesu yaravuze ngo mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye. Uhereye ku cyanditswe
Yesu yaravuze ngo arimo gusezera abigishwa be yarababwiye ngo mbasigiye amahoro, ngo amahoro yanjye ndayabahaye, ngo icyo akora ngo simbaho nk'uko ab'isi batanga, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Ni ukuvuga ngo iby'Imana harimo amahoro. Ntabwo dukeneye amafaranga menshi. Wari uzi yuko ushobora kubona amafaranga menshi uyu munsi akinjira mu rugo rwawe? Iyo ufite inyatsi, ayo mafaranga uyoberwa aho aciye. Swati ukabona abana bararwaye, swati nyir'inzu akaza kukwirukana kuko amafaranga wabonye ni makeya, akaza ugahita uyamuhereza ugasigarira aho ngaho kandi wabonye menshi, n'utundi tubazo duhita tubyuka kubera inyatsi. Ariko iyo ufite amahoro, njye ndeba abantu bo mu giturage, mu cyaro, kuko nibo njye mbona, nshobora kuvuga ngo Imana isigaye yibera mu cyaro ahari, kuko abantu baciye bugufi, barya amafaranga make yashoboka, ariko wajya kureba mu ngo zabo ugasanga bafite amahoro. Ejo bundi twagiye gusenga ahantu ku musozi, tumanutse uwo musozi dusanga umugabo n'umugore bari gutoba icyondo, bari guhoma inzu yabo. Mbwira abantu twari turi kumwe kandi b'abakire, ndababwira dore amahoro Yesu atanga n'ariye. Dore uriya mugabo n'umugore bahuje umutima, bari kubaka inzu yabo kandi mu buryo bw'umwuka bari kubaka urugo ruzakomera. Ariko twebwe duhugira ngo njye mfite imodoka yanjye, haje icyo bita uburinganire, njye nzajya ntaho uko nshaka igihe nshakiye. Ntabwo ari gutyo bene data. Amahoro Imana itanga atandukanye n'ayo isi iduhereza. Rero ushobora kuba uri mu nzu nziza, ushobora kuba ufite imodoka, ushobora kuba ufite byose ariko ntusinzire. Ushobora kuba nta kintu ubuze ariko ubuze ikintu kimwe, amahoro. Ayo mahoro rero niyo yatumye, ayo mahoro niyo nashatse kurusha ikindi cyose. Niyo yatumye mva muri sekira nkajya muri gospel. Murakoze. None se producer P, nagira nkubaze, hari umuntu wicaye hari arimo aravuga ati njyewe nimbona masters degree nzagira amahoro, nimbona akazi keza nzabagira amahoro nicare nuze, nimbona umugabo nzagira amahoro, nimbona umugore nzagira amahoro. Mbega muri we afite ibintu byinshi yarondora byamuhesha amahoro. Wowe niko ubyumva? Urumva koko amahoro ava mu bintu, cyangwa amahoro afite ahandi hantu aturuka wabasha kubabwira uba aramutse uhazi? Bene data munkurikiye kuri icano, nta handi tubonera amahoro usibye muri Kristo Yesu. Ushobora kuba wibwira yuko imodoka izakuzanira amahoro, ushobora kuba wibwira yuko nubona umugabo uzatuza, ushobora kwibwira yuko nurangiza icyiciro runaka cy'amashuri uzatuza, ariko nkubwiza ukuri, nta kindi cyakuzanira amahoro usibye Yesu. Yesu niwe utanga kunyurwa muri duke ufite. Ushobora kuba udafite imodoka ariko ufite amahoro kurusha umuntu uyifite. none ruguru wavuze ngo ari abaririmbyi baririmbaga baza barakubwira ngo yari ukwakitinga. Nawe uratubwira ati nanjye mu gihe cyahise mbere najyaga ndirimba ncurangira Imana ariko nkacuranga nakitinga. Nibyo koko ibyo binavuga n'ibyari n'abapasitoro ujya kumva ngo yasambanyije umukristo, kumva ngo arashaka ngo isaka wawe kugira ngo abashe kugira icyo yakumarira gusengera. Mbega muri icyo gihe wumvaga urimo ugomera Imana ariko ukayiguma imbere, wumvaga umutima wawe umeze ute? Mu by'ukuri reka mbabwire iki kintu, birakwiriye yuko umuntu yumva ko ashaka kuba umukristo nyawe akwiriye kugira umubyeyi wo mu mwuka ubasha kumuyobora aho atambikiriye akamugarura. Muri icyo gihe cyose twakitingaga suko tutari dufite abatuyobora mu itorero, ariko kutuyobora kose batwigishaga ijambo koko, yenda ntituryumve, ntago nabagaya kuko baratubwiye, ariko umushumba mwiza amenya intama ze, akamenya uko ziriwe, nimba zariye, nimba zabyutse neza. Nicyo kintu twabuze.
itorero mu by'ukuri rikwiye kuyoborwa mu buryo bw'umwuka. njya mbwira abantu, ni gute umuntu ashobora kuza mu itorero buri dimanshi akaza gusenga adasiba, ariko afite abadayimoni, afite amakarande yamubase, akazarinda apfa pasiteri atabimenye? ni ukubera iki? ni wa mutima wa gishumba. niyo mpamvu mbabwira, mujye mushaka uburyo muhitamo ababyeyi banyu bo mu mwuka. umubyeyi wo mu mwuka iyo utambikiriye ukagwa mu cyaha, byanze bikunze nimba ari koko akorana n'Imana, Imana imuguhishuriraho ikintu, inama yakugira, waba urwaye arabimenya. umwungeri amenya ibibazo intama zifite. ni ukuvuga rero, iyo ufite umushumba mwiza arakuyobora. nicyo kintu twabuze, abenshi birengagiza uburyo bw'umwuka. nicyo kintu cyantabaye, kuko nasobanukiwe yuko ubuzima bwanjye nkwiriye kugira umuyoboro ngenderaho, nkagira umuyobozi wo mu mwuka, akagira ute, akangira inama, akanyoboraho ntambikiriye, akangarura. ubu nibwo umuntu agenda akura mu buryo bw'umwuka. murakoze. tugarutse kuri studio yawe, nagira ngo ubaze, ese gukora uyu murimo wo gukorera indirimbo umuntu aramutse agushatse yakubona gute? avuze ati ngenda ndumva ufite umuhamagaro wo kuririmbira Imana, ariko ndashaka ko wenda nakorana na producer P kuko nawe ari umukozi w'Imana, yakubona ati? ngiye nkorera muri Rubavu aho bita Mbuga Ngari, na nimero zanjye nazibaha, ni 0788 44 022 7. murakoze cyane. twariho tuganira na producer P atubwira ubuzima bwe bwo mu mwuka. urabyumva, nawe yigeze kuba yakora ibidakwiriye, akora iby'isi ari hatinda, ariko aza kwisuzuma asanga muri we akeneye amahoro. atubwira ijambo rikomeye, aratubwira ngo amahoro Yesu atanga ngo ni si nk'ay'ab'isi. avuga ukuntu yagiye abona Imana nyine itanga amahoro mu bantu. ibyo byose rero ni byiza Yesu aguteguriye. nawe niba wifuza kumushyigikira, nimero ye niyo ngiyo. ushaka gukorana indirimbo nawe wamuhamagara mukayikora, kuko ni umukozi w'Imana. murakoze cyane. ukore subscribe ku Ikamba Calvary TV. ibihe byiza. Producer P, niki wabwira abantu bakiri mu bubata? umuntu watinya ari kuvuga ati ngenda gundiriye, nzakora sekira kuko niyima umugati, niki wamubwira? n'abandi bakozi b'Imana bakitinga kandi bakabaye bakorera Imana uko bikwiriye, wababwira iki? murakoze. icyo nabwira abantu bakora sekira, ni byiza kuririmba kandi biranezeza, ariko biba byiza kurushaho iyo uririmbiye Imana, kuko binezeza Imana. ariko uzi icyo bita kunezererwa n'Imana? iyo wanejeje Imana iguha umugisha. umugisha Imana iyo yawuguhaye ugira amahoro. icyo dukeneye rero ni amahoro muri iyi si, apana amahoro yandi twavugaga, amahoro y'ibintu tubona, ubutunzi. amahoro y'indani, ya mahoro ugira, amahoro waba urwaye kanseri igakira, amahoro ugira waba urwaye sida igakira. ayo mahoro ni Yesu Kristo yatanga. bene data, dukorera Imana, dushaka Imana bigishoboka kwibonwa, kuko hari igihe tuzayishaka tuyibure. ejo bundi korona iza, abantu benshi barakijijwe ku magurupu, ugasanga bose babaye abavugabutumwa, ariko hadaciye kabiri bisubirira kuri 0, urushinge rugaruka muri 0. iyo dukomereza aho ngaho, iyi korona yaje ari nk'ikigeragezo ku bantu kugira ngo iteste buri muntu ku giti cye. rero birakwiye yuko buri muntu wese yakwisobanukirwa, akimenya, agashaka Imana bigishoboka kwibonwa. murakoze. murakoze cyane. waba ufite imbuga nkoranyambaga ukoresha ku buryo umuntu yajya akurikirana ibikorwa byawe? urubuga nararufunguye, ariko ndufunguye vuba. ni Hope Record Rwanda. Facebook ni Peter Ndagijimana. ndumva ari izo ngizo. urwo rwa Hope ni uruhe? urwo rwa Hope ni urwa studio. Hope Record Studio ni YouTube.
YouTube channel. Rero ushaka gukomeza gushyigikira umuvandimwe ngaho nguko yazengurutse byose, yarebye mu isi y'umubiri, areba n'isi y'umwuka, asanga kure kwibanira na Yesu. Nawe uru rubyiruko ufite impano, uzi gucuranga, ufite ibyo ukora ariko uri kubikoresha mu buryo budakwiye, ngwino ukorera Imana kuko Imana ihemba itishama kandi ihemba izigama. Rero nawe ndakuraritse komeze gukurikirana ibiganiro byacu. Turagushimiye Peter. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Kadusabe Peter aducurangire, adukorere mu njyana twumve ko birimo. Wabona hari we yarabonye muri sekira batakimwemera, batakivuga ati ngwino dukorere, agahungira mu nzu y'Imana, kandi Imana yaragiye kera. Reka rero abanza dukoreremo kugira nawe ubone ko ubyihamirize ko ari producer ubikwiriye kuba yakorera Imana. Ya myenda yose yambabariye ibyaha, atumanera de imbere y'aya ntebe, nzahagararayo, nzaba njyanye iminyago, nyishyikirize Yesu. Yanyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha, atumanera de. Urabyumva rero ko uretse no gucuranga yanakuyobora mu kuririmba. Ni umuhanga, arabikwiriye, akwiriye gukorera ibirindiro byo mu ijuru. Urakoze rero, komeza gukurikirana ibiganiro tukugezaho, naho ubutaha. Yari Hasani Rwankuba, Imana iguhe umugisha ko wakoze subscribe.